Reka nongere mbasuze mukomeze mugire icyumweru cyiza. Reka nshimire umusaza wanyibukije ya batayo nayo nibagiwe nayo yazimye burundu. Ni muri ya mabatayo nagiye mbabwira bati aba bajinga abo bagiye bazana baragarutse bazanye utwana tw'imyaka 15 gisegeti yinjije mu gisirikari, ariko imiryango mpuzamahanga kuki itabikurikirana. Nibuka ko nkuko nabivuze hari amabatayo yagiye aza rimwe nibagiwe, ariko reka nshimire umusaza rwose wanyibukije ati iyo batayo bayitaga Anaconda nayo Anaconda, ariko abantu bibuka Anaconda murumva ko yazimye nayo intare za Sarambwe zayimaze. Reka nongera zisubiramo mbere uko mbagezaho amakuru n'ubundi tugiye gukurikirana. Anaconda, Satan 1, Satan 2, ona mabataliyani ya special force yazimye burundu. Musheku Gepard Hibu special force nayo imaze isa nayo iri kurangira, nuko bajya bagenda bakayiranforsa bakagenda bakazana abandi, ariko nayo irarangira. Abo bose barashize burundu. Hariho n'indi bataliyani ahubwo yitwaga niba ari 112 nayo yaguye yose iragendishirira hariya za Ngungu. Urumva yuko intare za Sarambwe rwose akazi zakagiyemo neza, ziragenda zirabikora mu buryo buri mu isuku kandi busukuye. Twasimbutse muri teritware ya Rucuro. Wazalendo bakubiswe, bamwe muri Warikare bahungira muri teritware ya Masisi. Turaje ngo turebere hamwe ibice bakubitiwemo. Amakuru agaragaza ko ariko FDLR murimbwa, nongere mbivuge, murimbwa mbisubiremo, murimbwa muri ibicucu muri n'ibigoryi. Mumbabarire kubatuka, mugira ubwenge iyo mwashyize ibintu ku murongo mukavuga ati dufashe icyemezo cyo kugira ngo tujye kwiyubakira igihugu, naho mugiye mukiri muri ubwo bucucu. Abavuna muheto bashimuse padiri, bashimuse abapadiri, padiri wa Bubanda n'abamushimusa ari muri Parike Nationale ya Virunga. Amakuru agaragaza ko bari gusaba ibihumbi by'idolari rwose nibyo bari gusaba, ibihumbi bigera muri 30 kugira ngo bongere kugarura padiri. Ko nta bwenge mugira se koko, umukozi w'Imana nk'uriya mukagenda mukamushimuta koko. Aha turaza turebe ngo ni hehe ibingibi byabereye, aho batwaye uriya mupadiri Abe Gideon Kasereka Bahati ni kira paruwasi ya Bubandana. Reka bariho ntangiriraho kugira ngo bageze ama update byihuse rwose. Ni muri teritwari ya Rucuro, FDLR bakidinapye padiri ndetse n'umwana w'umukobwa n'umugabo we bari bavuye gushingirwa. Amakuru agaragaza ko irani bigoryi byamaze kumushimuta umwana. Urumva ibyo uwo mwana w'umukobwa ibyo bari kumukorera imbere y'umugabo wiwe, bamaze kujyana mu ishyamba. Ati ngo shangoreka, nago birababaje, mumbabarire kubivuga, birababaje kandi biteye agahinda. Ati oya turagira gutya na gutya, ibyo bari kumukora nyine uri kubyumva. Ati wari umujyanye, none reka tugire gutya na gutya. Uri namwe murabyumva aho naherereje, ariko ni ubucucu cyane navuga bwa bari abavuna muheto batagira umugisha, bari abavuna muheto bibivume. Ariko icyo nzi cyo Imana irabamugarura. Ni ibintu byabaye rero ejo kuwa gatandatu ku itariki 30 z'ukwezi kwa 5 2026, aho Wazalendo muri Busendo, ni muri secteur ya Kanyabayonga cyangwa sheferi ya Kanyabayonga, ni muri Parike Nationale ya Virunga. Amakuru yageraho nuko Wazalendo batwaye padiri ndetse n'umushoferi we n'umwana w'umukobwa, bari bamaze n'umuhungu, bari bavuye gusezerana. Bavuna muheto barabateze rwose barabajyana. Amakuru agaragaza ko bari bakidinapye abapadiri babiri. Umwe ageze mu nzira araruha, amaze kuruha baramukubita, babonye ko nta kundi ko bari bubigenze, bamutaho ngaho ari indembe. Ubu ngubu bari mu bitaro. Bari batwaye abapadiri babiri, umwe baramuhondagura hejuru yo kuruha, tukakinga we gutya na gutya, we biryo by'uburi kurya ryo biri gutuma utagenda, bamujyamo n'inkoni barakubita, barangije baterera aho ngo baramwati ngo ngaho ugenda. Ibivume
ibivume byaramutwaye, kandi kujya gutwara umuntu w'Imana nka kuriya rwose ntago biba byiza, bikugiraho ingaruka ubuzima bwawe bwose. Mbabwire ko bizabagiraho ingaruka ubuzima bwabo bwose. Ahangaha rero reka twisimbagurikire turebe muri teritwari ya Walikale uko bimeze. Muri teritwari ya Walikale ngo bimeze gute? Abantu benshi batazi uko bimeze, batazi ngo imirwano iherereye he. Amakuru rero angezeho uno munsi turi ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu. Ano makuru bayanyuherereje saa 1:20 ngo inkuru inejeje Bemba, niko no muvandimwe ambwira, ivuga kuri coalition Nyatura, FDLR, CMC, APSLS na Nduma rero ni yindi yitwa NDC Renove. Ni Nyatura iyobowe na Jean Marie Bonane, FDLR iyobowe na Omega, CMC ni ibice bibiri, hari iyobowe na Bigabo Jonas wa undi nawe warashwe, ariko reka mabwire ko Muteyomba nawe ngo birakomeye, kandi noneho ngo ndaza kubigarukaho, ngo ntuza ngo gishobora kuba cyapfuye cya kindi cya Nyagutumba, niba ari Nyagutumba niba ari Yagutumba, bishobora kuba koko cyanapfuye. Amakuru ari kutugera aravuga ati Nyagutumba yatumbye nako yapfuye. Hakaza CMC ya Dominique Ndaruhutse, APSLS yo kwa Janvier Karayiri nabonye amakuru avuga ati ngo ko Janvier Karayiri amaze amezi 6 apfuye. Twibuke ko yavuye muri teritwari ya Masisi. Amakuru twabonye avuga ko bamujyanye kumuvuriza Ibeni. Andi amakuru rwose naje gutohoza ari kuvuga ko Janvier Karayiri yarashwe n'abamayimayi bagenzi be muri teritwari ya Walikale, ngo amezi 6 arashize, sinzi ngo ibyo bapfuye baramuturitsa. Urumva ko nta makuru ari kugenda ari gusirikira, ariko ngiye ku makuru ngewe Clever Bemba ngewe inzi ndamenye mbere nuko bamuvanye ashize igihe kigeze mu mezi 8, bamuvana igihe intare za Sarangwe zaziri kwata kuri musozi wa Sinayi, zamaze zivuye hariya za Nyabyondo Kinyumba, ngo bahise bamuhungisha mujyana Ibeni kumuvuza. Andi makuru akagaragaza ko ngo yapoetinze nanuza na Nduma ariyo bita NDC Renove iyobowe na Kakagabo kakamwe karesha n'ifuku kitwa ntuza bakita ndeka Gidoshi Murayi. CMC rero iyobowe na Gifaru na Dominique Ndaruhutse hamwe na FDLR ngo bakubiswe inshuro muri Walikale, bose ngo birunze aho bita kwihembe ni muri teritwari ya Masisi. Abandi baza Peti, abandi bajya Minjenje, abandi bajya bita Nsanganano, no muri Kituyi kwa Baragafite, bajya kwa Baragafite. Intare za Sarambwe rero reka mbarangire ahantu abaginga baje mujye kubakoramo amasarongo. Ndabizi ko intare za Sarambwe mukunda gukora sarongo zabari abaginga. Bageze Minzenze, Peti, Kwihembe, Nsanganano, Kituyi no kwa Baragafite. Kwa Baragafite ngo nihungo bamaze kugera. Bahungiye kwa Jean Marie barakubitwa, ariko ngo muri hariya muri za Gikuku ngo naje bundi barakubiswe, barongera barakubiswa, batezwe ambiscade barakubitwa. Ariko hari amakuru agaragaza ko hari umwe mu bari reportinze wavuye kwa kwa Bigabo, yiripotinga muri 23 ati ntashobora kuba yaraguye muri iriya ntambara. Niba bamwita nde? Yes, ibyo bibaho, nta ntambara ibura kajorite, kandi nta kundi byagenda. Hano rero ngo hejuru yo gutatana kwabo bivuga ko bagarutse hakurya za Kiyeye ngo bongeye kuhagaruka, ngo hari abatataniyeyo, abandi bajya Faringa na Musenge mu buryo bwo kwihishahisha. Notebye urugamba rw'abanyamagasa babuze hepfo no ruguru. Urakoze cyane muvandimwe uri Mwesu, ariko mukanya wambwiraga ko uri kwerekera za Karembe, wagezeyo? Sinkuvuze,
ariko Imana iguha umugisha kandi nugerayo bakwakire neza. Aha ngo Kiyeye, Faringa na Musengi naho ngo hariho Wazalendo na FDL bamaze kuhagera. Abaturage baho ngaho rero ndababuriye, zanyana zimbwa zaje muzitere ibisuti. Ejo bundi nabonye hari yazanyamitabo niba ari umunsi w'ejo, hakurya mu Kibironko bishe akantu kari kaje kubiba gafite n'imbunda barakica neza. Abaturage rero hari abo bavuze ati, abaturage b'Inyamitabo, abaturage ba Muheto barahiye baravuga bati no izi mvuna Muheto igihe zaduteshereje ni kera, reka tuzereke zoka vuna Muheto zokabagwa zokagira kwa kundi. Noneho nabo baravuga ati baramutemaguye dahari hakurya za Kibironko. Abaturage b'Inyamitabo ndabasuje, Minyakariba ndabasuje, za Kibirwa ndabasuje, Kibironko ndabasuje, Kanzenze ndabasuje, Gishebere ndabasuje, Gasasa no hejuru zabwibereko hejuru kwa Colonel Badacoka. Ariko naye mwise general, burayenda kuba general, reka mabwiza ukuri. Iyo umuntu nangiye kujya mvuga ngati gutya na gutya, abagiye kuzamuka kuki binjamo nta abagiye kuzamuka, kandi intare za Sarambwe rwose ibikorwa zirimo abasirikari agafaranga kari kubageraho. Ntabwo ari bya bindi byo gisegetirwaga ariko bati ngo kuki baturasa badahembwa, ngo twebwe tugatsindwa duhembwa. Noneho bari guhembwa, baragukubitira inyana zimbwa shawo mwogahekame, bari guhembwa. Ntabyo kuba ati bafite motivation, noneho ni paka Kinshasa. Mutagira ngo ni bya bindi bya mbere babahondaguraga badahembwa, none buno bari guhembwa, bagiye kugukorera ikintu biti ibitendo igitendo sirikitendo. Aha ngaha rero niho za Wazalendo zamaze kugera, niho zabashije kongera kugera. Reka nisimbukire ariko bahageze kuko bakubiswe. Nyagutumba ngo yapfuye. Nyagutu watumbye, Nyagutumba yapfuye. Amakuru ari kungeraho, reka mvuge gubohoro Wazalendo batantera intosho. Nyagutumba intare za Sarambwe zamuvishije imyuna, zimukubise drone iramusekura, bamujyana i Bujumbura ngo none ngo yapwetinze, yagiye kwa Papa Mano. Urumva ko Mutayomba nawe ngo muri bya bikomere ngo drone ya mama, ngo mama 23 ifite utudrone tungana n'ikaramu, ngo ariko ngo turi kurasa nabi, ngo ko noneho ngo kari kugenda donc ngo bukozwe nk'isazi cyangwa nk'ikinyugunyugu, ngo ko kari kugenda ngo gafite bombe isharira, kari gukubita ngo abantu ngo gisegeti ngo ari kwibaza ngo abantu noneho ngo ibintu ngo bari kunkorera ngo ni ibiki. Gisege ayinya aha simwifurije gupfa, ngewe nakwifuriza kugufunga burundu, kuko upfuye Imana yambara ko nishe umuntu wayo nubwo utari umuntu wayo. Ariko mu itegeko donc muri mwisezerano rya kera wakoragaho ubuzire, isezerano rishya riza Bibiliya bivugurura ngo umuntu wicishijwe inkota nawe akicishwa inkota, ngo umuntu yagukura mu ijisho nawe ukarimukuramo, ngo umuntu yakwicira ikimasa nawe ukica iki, sibyo? Isezerano constitution isha, donc burya isezerano rya kera ni itegeko nshinga rya kera, isezerano rishya ni itegeko nshinga rivuguruye. Ni itegeko nshinga rivuguruye, ariko urabona ko ari ryo abantu bagenderaho cyane. Isezerano rya kera barikuraho, ngo nge nagufunga wenda imyaka 400, imyaka 400 niyo nagufunga Gisege. Abarwanyi birengo bakomeje gushira, ngo abarwanyi bakomeje kujya bagenda bashira buhoro kugeza igihe bazarangirira ya APSLS igashira, Banyagutumba bagashira. Ubona ko nubundi abayobozi babo bamaze gushira. Hari umuntu ari kumaza ngo ariko Bemba ngo Gatoyi ntabwo yari yabatombe. Gatoyi intare za Sarambwe isa kwisagiye zashakira zayinjiramo, kuko nta murwanyi ukiri hariya wavuga ngo agiye guhangana n'intare za Sarambwe. None se bari bazanye ngo nabanyamweru, ngo ariko nabo baguye. Hari umukecuru twanyereje aka audio ambwira ati
twabonyemo n'abantu b'umweru ariko ngo hari n'imirambo bateye mu musarani hariya za Kazinga, kuko Kazinga nabo bari bamaze kuhagera. Ati banyamweru bari bamaze kuhagera, ati twabonye imirambo 2 y'abazungu bateye mu musarani hariya za Kazinga. Atariko ngo ni za ndege ngo zitagira abadereva za M23 ngo zabasekuye. Mujye musekura nta kundi na nyina wundi abyara iki abyara umuhungu. Reka manze nabwira abaturage bahari za Muheto mwihangane, nabonye niba arakabwa ngo kita ngo ni Hindiya kare wangu karaza gutwika Muheto ngo kice Gashema ngo kice na wa muhungu wa Munyinya bamwita ndi Abubakar Heshima ngo nabagambanyi ibi mwambwa mwe muziko yo muri gwango murica abantu mwebwe muziko mutazapfa. Hari ikintu kimwe ngewe nyanshimira Imana, nuko umuntu akakwica akagusangayo, ariko ugasanga ko ntaho muzahurira kuko we azaba ari mwitanura y'amakara, wowe wibereye hari uri kwinywera amata n'ubuki. Uzo umuntu utunzwe n'amata n'ubuki mwo gahekamwe bana fromage birimo abameze neza, abameze neza rwose. Reka nshimire cyane, nkomeza gushima Intare za Sarambwe, ubwitange, urukundo, umwete n'umurava bagira kurengera abaturage. Bamenera ibanga, Wazalendo bamenera ibanga, mushaka mwakwiripotinga hakiri kare. Hari umugambi wamaze gutegurwa, nta Muzalendo 0 Wazalendo Defender ngohereje iminsi 8 uzaba wapfuye. Aho ngo bagiye kwasuka umuriro, ariko ndi kukuburira buriya ndakuburiye kugira ngo muhunge se abo bana bufite bavuka za Muheto n'abavuka za Kabati no mu bindi bice, wabarekuye bakajya kwirira ku matunda, bakajya kwirira nubwo batabiruhiye. Bo ntago babiruhiye, reka nkubwize ukuri, bajye gusangira n'ababiruhiye arega. Kuko kano kanya umuntu uri kuri reporting avuye muri Wazalendo nawe azahembwaho ku mafaranga abana bo muri M23 bari guhembwa. Niyo mpamvu nababwira ati rero sha mwese mushira muri ibyo bishyamba abaginga mushiramo namwe muze mwirire ku gafaranga, nubwo mutakaruhiye naho uzabacyurira ngo nago mwakaruhiye, ariko nta kundi ko byagenda nyine. Nta kundi ko byagenda. Hari n'igihe wubaka inzu, wamara kubaka inzu ugapfa, wamara gupfa urundi rugabo rukaza rugatungiramo umugore wawe rutarayiruhiye. Ibyo se muyoboye ko bibaho? Naho rero namwe ni muze mu profite, murye kuri ano mafaranga mutaruhiye. Abana bari guhembwa bameze neza, ariko defande iminsi 8 yonyine niyo nguhaye. Bakubwire n'abandi rwose bakubwire ibitendo biri gukorerwa muri Warikare, ibitendo biri gukorerwa hariya muri Gatoyo ujye bibona, ibitendo biri gukorwa mukanya turaza turera muri Plaine de Rusizi uko biza kugenda. Ariko eka mabwiza ukuri, turiya tuginga ni turamuka dukojeje intuza tukaza gutya tugatangira kurasa kuri M23, urugendo rwaba rwagiye rwakomeje paka Kalemi paka Lubumbashi. Nukuvuga ngo Intare za Sarambwe ziragenda zinjire nahatingirwa. Ibyo mbabwiye rero muraza kubibona. Reka mashimire rero mbifurize gukomeza kugira icyumweru cyiza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Ariko sari inkuru n'abansize nababwira bakunzi ba Bemba, iyo nibagiwe mukanya muraza muyibonemo, mukanya ndaza nyibagezeho. Bakunzi ba Clever ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza rwose, namwe murabizi cyane. Mukanya ndaza mbabwira ati bimeze gutya na gutya, aha naha byagenze gutya na gutya, sibyo? Za Gisigari babwira ati bari kwaka amafu bamaze, hari amakuru agaragaza ko ari abapadiri bari kwaka $30,000 by'idolari kugira ngo babarekure FDLR. Bakunzi banjye rero ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza. Imana ikomeze kwibana na buri wese. Asante.